nicaye ndatekereza akantu mbona nakugezaho uyu munsi kakaba kagira icyo kakungura. Nsanga nakubwira ku buryo bwo gufata file z'ingenzi cyangwa se zikeneye security ukazihisha kuri machine. Ishobora kuba ari yawe cyangwa se ari iyo bajya bagutiza, ukaba rero ushobora gucreatinga folder hanyuma ugahisha file. Muri make rero ubwo urabyumva ko icyo ngiye kukwereka uko gikorwa nta kindi uretse ibi bijyanye no guhisha file zawe zibanga, abantu mukoresha machine imwe bakaba batabibona kandi birimo. Igikoresho turi bukoreshe nta kindi uretse program yitwa CMD, mu magambo arambuye ni command prompt. CMD ntago ari ikintu uri bwinstall, machine zose ziba ziyifite iza irimo. Hanyuma iyi program ikikora nta kindi uretse wowe kugenda wandikamo icyo twita code cyangwa se command. Uyiha command, wakanda kuri enter, command ikaba executed. Let's go. Gufungura CMD tuyandika hano muri search, tukandikamo mu mpine ngo CMD. Tubona iyi program yitwa command prompt, hanyuma ukayifungura. Rero iyo imaze gufunguka nta kindi twandikamo commande zose dushaka. Twandikamo commande zose hanyuma tugakanda kuri ubwo icyo gihe program yacu ihita iba executed. So let's see how to do it. Noneho ndashaka guhisha iyi folder ubona ahangaha kuri desktop yitwa ibanga. Iyi folder yanjye yitwa ibanga niyo ngiye kwandika amagambo aratuma itagaragara ahangaha, ariko nkaba mfite n'ubundi buryo nayandika ikagaruka. Bigenda gute rero? Ngomba kubanza nashaka location yayo cyangwa se address. Kuko nyibona kiri kuri desktop urumvikana ndahazi, ariko wowe mu gihe byakugora uzashaka address ya file uciye muri iyi nzira, no gukandaho right click ukaza kuri properties. Iyo zifungutse uhita ubona location ahangaha yose ukayikopiya, then after copy iyo uje kuri CMD ugakanda right click, icyo gihe ibya bintu wakopiye bihita biba pasted. Ntabwo bisaba ngo ubanze wakanda control V nkuko dupastinga muri program zisanzwe, ariko mbere yo gupastinga ushobora kubanza nandika noneho commande ituma biriya bintu bihishwa, ariyo twandika ngo attribute. Nubwo wakwandika mu magambo arambuye attribute byakora, ariko attribute birakora nta kibazo nabyo. Akamenyetso ko guteranya inyuguti ya hash, hanyuma ngashyiraho noneho za file nshaka guhisha, ndakanda right click gusa bihite biza, hanyuma shireho slash ihengamiye ibumoso, shireho iriya folder nshaka guhisha yitwa ibanga, hanyuma kande kuri enter. So nkuko bibona folder yanjye ihise yijima, bivuze ngo buriya yabaye hidden. Uramutse uje muri ugafungura folder iyo ariyo yose, ukaza hano kuri view option change view, ukavuga uti don't show hidden file, apply, iriya folder ntabwo umuntu yabona ko ihari. Urabona ko ubu ngubu folder yanjye ntabwo wayishaka kuri machine ngo uyibone. Nuko nguko umuntu ahisha folder akoresheje code. Mu gihe rero ushaka kuyireba no kuyigarura, hari inzira ebyiri zoroshye. Iya mbere ni hano mnyuze n'ubundi kuri folder yariyo yose wafungura, uje kuri aka kantu kitwa view, ukaza hano handitse ngo option, ugakanda kuri change folder and search option, ukaza nanone handitse view, ukemeza ngo show hidden file and folder, ugakanda apply, kongera okay.
icyo gihe folder wayibona ko yagarutse, gusa iri hidden nyine ntabwo igaragara neza. Hanyuma hano ushobora kuyifungura nka accessinga ibirimo. Gusa nanone nshobora gukoresha ya commande n'ubundi nakoresheje mu kuyihisha, ariho ushobora kongera kubyandika, kongera kwandika ibyo wari wanditse kuri CMD, ukanda kuri keyboard iyi button yerekeza hasi cyangwa yerekeza hejuru, bihita bigaruka. Hanyuma aho kugira ngo wongere ubyandukure byose kandi wenda ari ikirongo kirekire, ukaba wadeditinga. Ubwo aho nari nashize plus ndahasiba nshiremo minus, kandi kuri enter, ubwo folder yanjye irongera ikaba live. It is now not hidden. Ubu ni uburyo bwa mbere ukoresha mu guhisha no kugaragaza folder cyangwa se file runaka. Hanyuma noneho dushobora kureba uburyo wa lockinga file cyangwa se folder ikaba iri visible ariko idashobora kuba accessed, umuntu ntabashe kuyifungura ngo arebe ibirimo kandi arimo kuyireba. Nabyo turi bukoreshe CMD. Ndakomeza nkorere kuri iyi folder nise ibanga, hanyuma aho kwandika iriya commande ya @-hash cyangwa se plus, ahubwo ndakoresha commande yitwa gutya. Nkuko bibona hano hari amagambo avuga ngo cac ls, ugashyiraho path ni ya address /p everyone n. Ibi bikaba bishatse kuvuga ngo no one can access it. For example, niba mfite file kuri desktop yitwa new file, nshaka kuyirokinga, nuko nabigenza. Kamfatira urugero kuri ya folder na editing command. Folder yanjye mfite yitwa ibanga, hanyuma iyi command ubona aha ngaha ni pasting muri CMD, turebe uko igenda. Let's copy, then come to CMD and right click. Use right click only, zo copy bihita biza. Hanyuma kanda kuri enter, urabona ko irambaza ngo are you sure? Ndavuga yes. Nukwandika y or n, nandika y, yemeza, irambwira ngo processed, did this one. So urabona ko folder iracyahari, ntabwo iri hidden, ariko ninjya kuyifungura barambwira ko I don't have permission to access this folder. Permission nayikuyeho, iri locked. Then I can continue kugeza ntabashije kuyinjiramo. Iyi folder yanjye ubona iri aha ngaha, ubu nta muntu wayinjiramo atazi commande nakoresheje mu kuyilockinga. Hanyuma kuyi unlockinga, nkuko hano nakoresheje command ivuga ngo isozwa na everyone n, nibyo n'ubundi ndi bwandike, ariko hano hari n, ntashire f. Hanyuma nemeze, n'ubundi bambaze niba ndi sure, nandike y, bivuze yes. Okay, ubwo folder yabaye unlocked. Ubu ngubu nshobora kuyifungura, noneho ibintu birimo nkabasha kubisoma. Akaba ari uburyo wa lockinga folder n'uburyo wayihisha. Ni birero nkweretse nuko bikorwa, ariko nkwibutsa ko hano kuri iyi file path utagomba kuyandukura nkuko iyanjye imeze, kuko buri machine iba ifite izina ryayo. Ngusobanuriye kamwe ku kandi, iyi ni commande ijyanye
no kulokinga. Hanyuma iyi C ni local disk yanjye, user ni folder, RTC ni izina ry'imashini, hanyuma desktop urabyumva nyine ni location y'iyi folder yitwa ibanga zapfuye babiririyemo ndongera.